nabashwe n'ipingu ry'urukundo ubu nziritse amapingu y'urukundo suko musazi ubu mbonye marayikutse mbera kusi icyambere afite uburanga icya kabiri ateye nk'udusabo icya gatatu yataye umutima wanjye icya kane sinize kumwibagirwa sinjye njyenyine yahobeje abandi bose niko bimeze muri karitsiye iyo bamubonye abantu bose bamwaka nimero akabakatira avuga ngo ndi mwari umunyamubwire iyo nkuru igenda isubiza atawe ndibura ndafatwa n'amashanyarazi intambara ipingu ry'urukundo uransaza ukanyica. Ariko papa nta bwenge agira, njya mbona n'inshuti ze ari ntabwo. Muri iyi minsi ari kwifata nabi kandi ntibamusonera bari kumwigisha. Ari gutaha ijoro asigaye yifata nabi pe bikabije. Papa afite akibana na mama asigaye yitwara nabi. Ibi ni ibiki biri kumpumurira? Ko ari kumpumurira nka sheri wanjye? Kangende ndebe. Seti, none patrus. Rasti wera. Papa we, ngo sheri wanjye ndamubonye. Ni ibikuri urimo we kariye kabwire kinjire ariko se mbwira ni iki tugiye kureba hano ubu Ese nyine byewe nibyo twakora. wibeje kabwire kazi Ye muhu. Bino hano. mwabipanze ariko Kumuramuze bite ibye komere cyane zana agatebe sha gira vuba kandi oya urambona ntabwo urancika ukana kareshu cyaka icara umuntu mfasha mbwira rero ukuntu mwakundanye ubimbwire neza. Ese papa Hano harapfa umuntu. Papa arambye ngo arankunda nese ngiye nenda bikora. Nahise mvuga ngo ndaza mbikubwira. Ndaza ungana ucyo kwaka kana. Kutavuga se. ninjye muri kuvuga cyangwa muri kuganira? Kuganira. Turi kuganira hano. Tuganira se bwaye ntabwo ari wowe waje akabinyibwira. Uramukunda ntumukunda? Ngiye ku myaka yanjye n'uyu mwana wawe. Icara we icara. Se kutitiye amaguru. Sinitera kuko se ntiwayisusumira nta nembe ihari. Nakundanye nawe kuva ryari? Nigiye duhura mu nzira ukambwira ngo urankunda. Ariko shaye mima. Uzanzanira ibibazo. Nishire wawe kuva ryari? Nese twahuriye hari mu nzira arambwira ngo ndagukunda. Ese ndavuga ngo ngenda za mbikubwire ngo ukuntu uyu muhungu yambyiye. Siti hagari. Wakana urananiye. Ku myaka 12 ni nyoka ariko ukwigisha ibyo bintu. Toka. Koresha n'intuza n'ihene y'igikuri. Umva sha rero taha kwa nyoko.
nakunda natakanya singushaka hagati yawe n'umukobwa wanjye kuko ni umwana muto 12 imyaka 12. ariko se wa mugabo yakora uko uvuga utyo urakaye wigeze ubona intare itemberana n'isazi umbonye mwisazi uretse anzane impuza ni kwa kana we urabona uburyo nteranyije na so ntabwo guma ngaza n'umuhoro aza n'umuhoro agira ute aguteme njyewe wowe nyine aho ko ntema ndagiye utagenda abasore b'iki gihe ni nako babaye to nikigenda n'undi nta ewe ntabwo naringa iki uri hano sha ariko sha Matiya komenya ugira ngo gende oroshera reka nkubwire ndagushwanyaguza ndagukubitira urahingutse wa mugabo uhenguka uza karengane nahuriye nako hano hirya kwa mugabo ngo ni mushuti wawe kwa Gakera isera Gakera rakafata waye Gakera rakanyagwi ura n'umugome oye ikibazo se niwe wa mugabo ugira ngo niwe uzi ko nsinze mwa ndagutsinda ahubwo uzona gutsinda gusa se urantsinze rwose nabibonye inka hano muraho urugira rwanye ko yanze muraho mwana wa meze ute bari yagiye hera yagiye mu nzu sinzi ibyo yagiyemo mukomere cyane turakomeye kose ko ntajya kumbana mama wawe mama naragukumbuye ahubwo ni papa agajyanga aho mva muri runo rugo ariko mwana wese mwana wanjye unyanga niba sikara neza ko nanjye ubwo koko mbaye nshigwe nk'umuntu utarabyaye ape n'ukuri nagajya mba ngiye mvuze ngo ngiye no kuri wese akagenda amerekeje ariko urushaka rurahanga nashatse nabi ngize umwana ngize se siko koko mana nzabana nande koko ubwo mama ubonye nkanze nagajya ngenda naba ndenze hari yuko agahita ngarura ari kunkubita oya ibi ngiye ntabwo nabishobora ndaya mu miryango ntabwo nzaba umwana ngo mbure nase kano ujana gukora iki ariko noneho ndumiwe none se uzi ngo nje gukurira ntabwo ngukeneye umwana wanjye gusa nta kindi nshaka ariko none nzaba umwana wanjye ngo ni wowe ntabwo ngukeneye habe na gato ni umwana wanjye gusa mbaje kureba gusa kuko yambaye mu mara umwana wawe umwana wanjye nyine ariko eme tubwire rata we igira oya wego warantaye none tena sinashaka n'umugabo w'umukene gusa ko urukunda ukuntu nambaye sinashaka n'umugabo w'umukene ukuntu ahubwo nyemerera umwana wanjye akiwanjye cyangwa se abi wawe oya niwe ibesha ahubwo kuva hano nzaguca ubwo buguru ariko narumiwe eme urabyemeye koko uranyanze nkuko naramwanze kubera ubukene none n'umwana agiye ukuntu amaze kuba ukwezi kose nimbogo se araburara ukwezi kose nimbogo mbega suzugura ako rero reka mbabyire muri mwese muri kumva kandi mwese ndabakunda ubundi ibyo mubyorere ndajya ndara hano ninjya mbagukumbuye tukajya kuri ayo wawe none nanyo kuramukunda mwese ndabakunda ese ushanga mwange kandi ari mama mwese ndabakunda ariko nabyaye nabi koko ntabwo wabyaye nabi reka umwana nkunde kuko namubyaye uko byagenda kose ndi nyina uko byagenda kose uri se umva nkubwire ikintu kibukorohere nudashata amafaranga ngo tubane umwana wacu tumurere umwana wanjye kandi utanamumpaye ndajya muri leta ari we none se no muri leta muri kwaje cyane mama ariko ubundi mutagiye muri bikora mwese nzabura ababyeyi muri muryango ubwo murumva ubwo byari byo iso ni ikigoryi mwese buri ibigoryi nkuko muri no kubivuga se mushanga twese turi ibigoryi ababyeyi bawe yewe sha yewe aha kanjye kwiryamira pe agahinda sinagakira atariko noneho ndumiwe pe ngo ndi ikigoryi ku mwana nibyariye koko ariko ababyeyi barabyara pe mwese muri byo none nkuko mwese muje muri kungwanira mwese muri byo
ariko ababyeyi barabyara. Emi mbaye ikigoryi koko. Emi amagambo ubwiye ntago ari amagambo ari kubyara ababyeyi. Urumva? Urukunyumva? Dore ndi nyoko mwana wanjye. Ko byagenda kose nakubera ikigoryi, nakubera mubi ndi nyoko. Urukumva? Aya magambo mbwiye usigaye yatekereza nanjye ndagiye kandi ibizaba hanyuma y'ibi ngibi uzaba ubireba. Ntago imivumo uzayikira ujye ugira ubwenge mwana we. Urukunyumva? So cyangwa uzaze kubana nanjye njye ndagiye pe kandi murabeho. Mwanya wanjye Mathias. Ngereyo ngire ngo umugore arampamagara mbije kuri umugabo ntawe uriyo. Naho hari akanyoga k'agakobwa ngo niba kitwa nde? Emima. Ewa. Ngiye kumva numva agakobwa karatangiye. Ngo umugabo usa ngo n'inkono iteka. Ye. Numva ndumiwe pe. Uranyibye mwa? Ntago nakuba wakigoryiwe. Kubiswe n'inkuba n'ubundi pe. Yewe. Ndatebye wambuka. Ubu batebera mu mutwe? Nta kibazo. Ntago batebera mu mutwe. Ntani. Umva ibintu nakubwiraga ahubwo. Nacyo kunyuma bwurandangije pe. Ni ngaho komeza. Ubwo mbakubiswe n'inkuba y'agakobwa kimara kunsanga aho ngaho mwa. Kaba karambwiye cyane ariko nahereze guhera mu nkuru uranyiba. Komeza. Umukobwa yaratangiye nkusa n'inkono iteka. Ubwo ko kanya ngizo mvuze ijambo ati mabera ya nyoko ngo iki niki mba ndumiwe ndavuga ati ibintu ntibibaho. Ubwo nawe urumva icyo nakoze nagize nte nashitse ndahaguruka ndigenda. Wakubwira rero njyewe uzingi byambayeho ndagiye ngiye kureba kara kagabo ngo ni gakerimwa kandi nari ngashakira ikisi kugaha icupa gereyo nyikomanga urugi rwantanze mu nda bati wirushya banteze reka rwahise rwikingura urugi rwahise rwikingura numva ndumiwe pe umva urumiwe neza nta kindi nakoze narinjiye nsanga iryo shyano wari uri kuvuga mbega umwana si ishyano ahubwo ni isasu ariko mwa Mathias hari ibibazo njya nibaza pe kugeza aho umwana ungana kuriya ambwira ngo ndinjajwa ibaze umugabo ungana nanjye ngo ndinjajwa nahavuye ntanasezeye nta kundi n'ubundi busambo siko wabuvukanye n'umwana udusuzugura nk'uriya ariko burangiye icyiza cyanjye nubwo ndi igisambo ariko siniba pe ntukajye ugira impungenge kuri ibyo ndi igisambo ariko siniba ariko se uriya mwana n'uwa Gakeri niwe wamwibyariye amubyarana n'uriya mugore ntabwo uriya mugore yaramushugurukiye aragenda amupfunyikira ikibiribiri nanjye icyo kintu njya nkibazaho buri munsi kintu cyabibaza hose uranyibye ndakwiba urumva ibintu wankoreye inyigisho ndakwereka ukuntu ngenda isawa uriya mwana ntabwo ari uwa Gakeri ntabwo ari uwe kabisa uriya mwana si uwa Gakeri pe uriya mwana si uwa Gakeri ntabwo ari uwe ugatinyuka ukabivuga wari uhari se watera inda ariko se mwana Gakeri ureba uburyo ajenjetse n'uburyo yitwara ukabona uriya mwana yabo uwe koko mujya marekese abanyabuhanga umwana yabo wese atera inda wari uhari ahubwo wowe ujya utuza ahubwo reba n'aho aya masaha ageze rwose reba izuba ukuntu rimeze reka tubugurize hariya mu gikari ntacyo ariko reka ngende nkurashe tugende nkurashe sha niba ntacyo bitwaye tugenda tukiri mu nzu oke ngaho mfasha rero terura izi ntebe kwerekana nawe uramuhirwa agahinduka n'iminsi gera hino se aho muri se mwanya wanjye njya numva abakuru bavuga ngo mbere mu minsi yashize ngo izuba ngo ryari rikaze ari nk'iri ngiri ryacanye ngo nuko ngo umugabo ngo abasohotse mu nzu basanze umugore ari hanze nyine nawe ubwo urabyumva ari munsi y'agakeka ari munsi y'igiti ari kugakeka ngo nuko ngo ikintu cyasokeje abantu rero bose ngo ibintu bigacika ngo umugore ngo aritokeje abwiye umugabo we ariko ngo izuba rakaze ari kuvana imbwa mu nzu urumva uransekeje ariko noneho n'umugabo nawe acica kandi ati nanjye nakwishyura nuko umugore ngo nawe yinjiye mu nzu ngo abasohote yikokomora ngo yitakuma naho umugabo none se madaga ko bavuze ngo izuba riri gukura imbwa mu nzu ngo naho izuba riri gukura imbwakazi mu nzu ibyo bimeze bite ewa ngo abaha hose ngo kwe nuko rero natwe izuba riratwimuye ariko twe ntabwo turi imbwa da izuba riratwimuye tuvanye hariya ridushize hano muri aka gacucu naho ubundi mushiti wanjye sinkubeshe nubwo unsekeje kuriya pe
ariko dusubire kuri kariya gashinzi ngo ni Emima. ariko rero ngiye mbona rwose kano kana Sangwa iki? Nakubwiye ngo ni isatura. Ese muri kumvuga ngo murajya mubura gutunga ingo zanyu muze ubundi mwagiye mutunga ingo zanyu mukareka kuza hano muze mu bugambo bwawe. Ese ahubwo wowe ufite wa mwana ako se wa mwana wowe ufite kandi Ese wumvuze ute ukwirirwa mu bugambo ubundi murajya muvuga amagambo mutagiye mwifata nk'abagore Ngo ikeme turi abagore twebwe mubujijwe n'iki se kubaho ko ndumiwe pe ngo turi abagore. Ewa ngiye ko ndikubona amaherezo araza kutwita ninjajwa kabisa. Uyu mwana naje gusanga akarishe kurusha agasenda ka piripiri uzi ukuntu kakurya kagucengera no mama. Ahubwo se uburere yabukuye ni kuri se ni kuri nyina. Iyo nshunze neza njasanga n'umwana yarabuturaguye kuko nyina aritonda nyina nawe urabizi ko ari umuntu twagiranye mu bana ariko bitagiye kure. Ariko mbona uyu mwana ibintu yigira ko yifata wowe. Nijya mwigira nk'abagore. Uri nko wanje nakuzirikira musi gitanda. Ngaho uzabikore. Natangiye ucuramye. Mukubita nde? Wowe najya nkukubita amaguru ari hejuru. Bibaze ngiye mwana yankubise ubundi. Wakora iki se wakana? Nakora iki? Uyu mwana rero ko mubona ngewe ubundi uyu mwana ise ntago azamushobora. Nukuri kw'Imana. Nahundi wa mwana wigize nkarishika ntago bibereye mwana muto nkawe pe. Imyaka ufite bakagombye kubura umwana witonze noneho wazazamuka azagera mu myaka 20-25 ukabura umukobwa wo gusabwa naho ubu ngubu rwose bandangije umugeni muri karitiye ntago naguhiye sha niyo wabura umukobwa wenyine pe igihe bandereye wamufashije kundera kurera iki saho kwagira barakoroye baranyore nese ubanye yuko ndi amatungo ndi inkoko ndi ihene ndi inka igisoro kirambihiye mugabo tukibike pe igisoro kirabishye tukibike mukibika byo byaba ari byiza je sinkubwiye ko kimbihiye buri gihe cyose ubundi undi mwava mu tugambo nk'utw'abagore mukagenda Mathias rero reka nkubwize ukuri ntakubeshye uyu mwana buri gihe mpuye nawe bana mpora nibidasanzwe pe je nta nubwo njye nsoma no kucupa sigaraho wagajajwe Imana kundinde mugenda ahubwo